ese koko kunywa divayi cyangwa kunywa byeri uba ukoze icyaha? Koko se birashoboka ko umukristo yanywa mu rugero? Ndavuga ibyo bamwe bari kwita ngo ni ukunywa resi. Muri video y'uyu munsi ngiye gusobanura bimwe mu bikekwa cyangwa bimwe mu bitavugwaho rumwe mu bakristo. Kunywa inzoga ni icyaha? Ibyo nibyo benshi bibaza. Ese mbashije kunywa mu rugero nshobora kubikora? Ese koko umuntu unywa inzoga ntiyashimisha Imana? Singiye kubabwira nkurikije amarangamutima yanjye nk'umukristo, nta nubwo ndi bushingire ku miterere y'amadini n'abanyedini cyangwa uko abantu hirya no hino batuye babivuga, ahubwo ndabaha ukuri ko muri Bibiliya nkurikije isezerano rya kera n'isezerano rishya. Kandi nizeye neza ko nimurangiza kumva iyi video cyangwa gukurikiranira isomo muraba mufite igitekerezo gifatika kuri iki kibazo mwajyaga mwibaza cyo kunywa cyangwa kutanywa inzoga. Benshi mu bakristo ntabwo bafite igisubizo cyumvikana ndetse gihamye cyo guha abantu mu gihe bababajije nimba batanywa inzoga, kubera ko abantu batabarizwa mu rusengero batekereza ko ikintu cyonyine umukristo areka gukora ari ukunywa inzoga no kujya mu tubari cyangwa mu birori birimo abanywi b'inzoga, ndetse benshi bizera ko ibyo ari byo bisabwa kugira ngo ube wumvira Imana. Ibisubizo mukunze gutanga ni hoya, sinywa inzoga kuko nkijijwe, cyangwa ukavuga ngo ndi umukristo. Reka mbabwire ko iki atari cyo gisubizo mwagombye kuba mutanga. Wowe unkurikiye, ndizera ko iyi video iri buze kugufasha. Niba utariyandikisha kuri channel ya Hapa Gospel, ndavuga gukanda aho handitse subscribe, wabikora kugira ngo ujye ubasha kwakira video cyangwa ibyegeranyo bikuyemo amasomo nkomeza kubategurira. Ni John Advisor, umujyanama wanyu wihariye nk'ibisanzwe. Ndaje mu kanya twivugire ku minywere. Isomo ryacu turitangire ku bibazo nakunze kubazwa muri iyi minsi mikeya ishize. Umusore mutoya yarampamagaye ati muraho pasiteri? Ndamusubiza nti turaho ariko ntago ndi pasiteri. Ati nta kibazo ariko uri umukristo mukuru kandi ubwiriza ubutumwa bwiza. Nti yego ibyo ni ukuri ndabikora. Ati noneho nsobanurira mu Befeso igice cya 5 bavuga ko tutagomba gusinda, ariko se bivuze ko nshobora kunywa mu rugero? Wakwibaza ngo namusubije gute? Iki cyanditswe kiri mu Befeso igice cya 5 umurongo wa 18. Ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka. Iyo ukomeje ku murongo wa 19 haranditse ngo mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka mucurangira umwami wanyu mu mitima yanyu. Uyu munsi nifuje ko iyi ngingo mwarushaho kuyisobanukirwa neza. Muri Bibiliya nta cyanditswe, nta murongo ubuza kunywa ibi byo kunywa bisindisha, ahubwo ibyanditswe muri Bibiliya ni ukutuburira kwirinda ibisindisha no gusinda. Urugero nk'uyu murongo tubonye hejuru uvuga ko tutagomba gusinda inzoga kuko biganisha ku bukubaganyi. Iyo usomye nko mu rurimi rw'icyongereza handitse ngo ntitugasinde inzoga birengeje urugero. Ni ukuvuga ngo umuntu wasinze akora cyangwa ashobora gukora ibintu atarasanzwe akora cyangwa atari yiteguye gukora. Gusinda bidutesha umudendezo Imana yaduhaye. Bibiliya itwigisha kuba abanyabwenge no kuba maso kugira ngo tutagwa mu bishuko. Kunywa inzoga bishobora kuba irembo ry'ibibi n'ibyaha byinshi, nk'uko ibi dukunze kwibona ku nshuti cyangwa ku bavandimwe. Ari nayo mpamvu twagombye kwitonda tukirinda ibisindisha. Noneho munyemerere mbabwire kuri iyi mirongo 3 yo mu isezerano rya kera, hanyuma ndaza no gusoma igice cyo mu isezerano rishya kugira ngo ubashe kumva neza ko ubusinzi bwamaganwa ndetse by'ukuri ntibunemerwe n'Imana. Nizere ko turi kumvikana. Mu gitabo cy'Imigani igice cya 20 umurongo wa 1, vino ni umukobanyi, inzoga zirakubaganisha, kandi ushukwa nabyo ntagira ubwenge. Ibi ni byanditse muri Bibiliya. Hano haravuga ngo ntidukwiye kureka ngo twigarurirwe n'inzoga. Ntabwo bivuze ko kunywa inzoga ari icyaha, ariko nk'uko tubibona ntago ari byiza ndetse ni bibi. Uyu murongo uvuga ko divayi isebanya kandi ko byeri itera amakimbirane. Twakunze kubona hirya no hino abantu basinze, abarwanye, abicanye mu tubari hirya no hino.
ariko ukibaza ngo kubera iki ibi bikorwa bibi byabayeho nyuma y'uko abantu babanje gusinda. Iki ni ikibazo nawe wakwibaza. Hari abantu banywa inzoga akava mu kabari akavuga ati noneho ubwo nuzuye, ubwo meze neza, ubwo numva mfite free, ubwo numva nta bwoba mfite, runaka ndamwica. Ndetse ugasanga kenshi nk'umugabo yataha yagera mu rugo yaba harya atumvikanyeho n'umugore, mu minota mikeya umugore akaba aramuhitanye aramwishe. Ariko ejo yamara gusinduka inzoga zimushizemo akabona kwibaza ibyo yarayakoze. Hari benshi bafata inzoga cyangwa banywa inzoga kugira ngo babashe kugira imbaraga zo kuza gukora ibyo bari batinye gukora ari bazima. Icyo ni ikikumvisha yuko inzoga ari ikindi kintu, nta nubwo ari ikinyobwa twagombye kuba twijoyinga cyangwa twishimira cyane, kubera ko ni ikinyobwa gifata umubiri wacu kikawuhindura, kigahindura ibitekerezo byacu, kikaduha imbaraga zo gukora ibintu ndetse bitari byiza kenshi. Nk'uyu murongo dusomye ntugaragaza ko ari icyaha kunywa inzoga, ariko uvuga ko ari akaga. Hano mu Migani igice cya 21 umurongo wa 17 haravuga ngo ukunda vino n'amavuta ya elayo ntazaba umutunzi. Reka mbabwire ko ibi byombi hari imirongo muri Bibiliya babigaragaje nk'ibintu by'agaciro. Wakwibaza ngo ese kandi iyi vino iba y'agaciro gute, kandi igaragara nka sekibi, igaragara nk'ikubaganisha umuntu w'Imana ndetse ikerekeza umuntu mu makimbirane, mu bibazo bitandukanye no mu byaha Imana yanga. Ukunda vino n'amavuta ya elayo ntazigera aba umukire. Kwera iki bavuze gutya? Ibi ni ibintu by'agaciro bihenda cyane, yaba amavuta, abakoresha amavuta cyane cyane nk'abazi byo guteka. Hari amavuta atandukanye mutekesha, ariko biragoye ko ushobora gusanga ingo nyinshi abantu batekesha amavuta ya elayo, ndetse n'abitwa ko ari ingo z'abakire. Aya ntago ari amavuta bapfa kwisukira ngo usange bayatekesha mu biryo byabo bya buri munsi. Ibyo ni kimwe na vino. Hari vino zihenda cyane ndetse usanga abantu benshi batabasha kwigurira, ahubwo bagatamo kuboneza muri za nzoga ziciriritse, ari nazo zica vuba ndetse zikica cyane. Muri Bibiliya rero tubona ko bongera kuburira abantu bakunda inzoga. Nk'uko nabivuze mu kanya, ntabwo kunywa inzoga ari icyaha, ariko niba gukunda inzoga birenze urugero, kuko bishobora kugusunikira mu bibazo byinshi utari witeze, ari byo bivamo ibyaha. Abanyarwanda bakunze kuvuga ngo burya ishyamba ntago ari ikibazo, ahubwo icyo mushobora guhuriramo nicyo kibazo. Ese waba usobanukiwe impamvu umuntu ukunda vino n'amavuta ya elayo atazigera aba umukire? Ese ntibishimishije kumenya ko vino igereranywa n'amavuta ya elayo? Dore rero icyo bisobanuye. Aya mavuta nubwo akoreshwa nk'ibiribwa ariko arahenda, ni amavuta y'igiciro gihambaye, mu gihe na vino ari ikinyobwa ariko gihenda, kizwi mu binyobwa by'agaciro. Niba ukunda ibinezeza ku isi, ubuzima bwawe uzabaho ukennye. Bisobanuye ko ibinezeza ku isi bishobora kuganisha mu buzima bushobora kwangiza imibereho y'umuntu ku giti cye atabashije kubyitwaramo neza. Reka dukomeze dusoma mu Migani ibice 23 umurongo wa 20 ukageza ku murongo wa 21. Haranditse ngo ntukabe mu iteraniro ry'abanywi b'inzoga no mu banyanda nini bagira amerwe y'inyama, kuko umusinzi n'umunyanda nini bazakena, kandi umunyabitotsi bizamwambika ubushwambagara. Nk'uko mubyumva, ibi byombi ni icyaha. Ubusinzi no kugira inda mbi nta keza kabyo. Reka nkubwire ko kurya ukavuyarara cyangwa ukagwa ivutu nabyo ni icyaha utatandukanya n'uwanyweye inzoga kugeza asinze. Biba bivuze ngo yanyweye nyinshi zirenze izari zikenewe. N'ibiryo rero ushobora kurya byinshi birenze ibyari bikenewe. Ibyo byose reka nkubwire ko byangiza umubiri wawe ndetse nta keza kabyo. Hano Bibiliya iramagana umururumba n'ubusinzi. Ndibaza mubyumva cyane. Mu gusesengura byimbitse, ntabwo bigeze batubwira umuntu unywa mu rugero, cyangwa ngo batubwire umuntu unywa muri weekend gusa, cyangwa batubwire umuntu unywa yasohokanye n'umuryango we ngo bari kwinezeza. Reka mbabwire ndetse mbibutse kujya mutinda gusubiza mu gihe umuntu akubajije ikibazo nk'icyo. Ese kunywa inzoga ni icyaha? Ese ninywereye muri weekend gusa hari ikibazo? Ese ngiye nywa nasohokanye na famiye yanjye hari ikibazo? Ugomba kumenya igisubizo cya nyacyo cyo kumuha. Noneho reka mbereke ibice bimwe byo muri Bibiliya mu isezerano rya kera byerekana ko divayi iri mu bizana umunezero. Reka dusome mu gitabo cy'Umubwiriza igice cya 9 umurongo wa 7. Haranditse ngo genda urye ibyo kurya byawe unezerewe, kandi unywe vino yawe n'umutima unezerewe, kuko Imana imaze kwemera imirimo yawe. Uyu murongo werekana ko divayi isobanurwa nk'igihembo cy'Imana
itanga ku bantu bayo, ndetse nk'igihembo ku bamaze gukora ibikorwa byiza. Mu gitabo cy'umubwiriza n'ubundi ibice 10 umurongo wa 19, aha bavuga ku mpamvu yo gutegura ibirori. Hano hatubwira ko vino inezeza ubugingo kandi ko amafaranga ariyo gisubizo cy'ibintu byose. Mu gitabo cy'isezerano rishya tubonamo cyangwa dusangamo ukuntu Yesu yahinduye amazi divayi mu bukwe bw'i Kana. Ikirenze kuri ibi, dukurikije ibyanditswe, birashoboka ko mu gihe cy'ifunguro ryera Yesu yanyweye divayi igihe yari kumwe n'abigishwa. Mu nyemerere dusome muri Matayo igice cya 26, duhere ku murongo wa 27 ndetse tugeze ku murongo wa 29. Haranditse ngo, yenda igikombe aragishimira, arakibaha, arababwira ati, munywere kuri iki mwese. Umurongo wa 28, kuko aya ari amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi ngo bababarirwe ibyaha. Umurongo wa 29, ariko ndababwira rwose yuko ntazanywa ku mbuto z'imizabibu mpereye none nkageza umunsi nzasangirira namwe vino nshya mu bwami bwa Data. Ireka mbibutse yuko imizabibu ariyo bakoramo divayi cyangwa vino. Aha Yesu yashaka kubabwira yuko atazongera kunywa kuri vino cyangwa kuri divayi ya hano mu isi, ahubwo yabwiraga abigishwa be yuko igihe kizagera agasangira nabo vino nshya mu gihugu cyo mu ijuru. Noneho rero mureke twibaze ibibazo bitandukanye. Ese divayi y'icyo gihe ntabwo yari ifite ibyatuma umuntu asinda? Ahubwo reka dutekereze ko wasangaga abantu banywa vino cyane kuko amazi y'icyo gihe batari bafite imiti yo kuyatunganya nk'uko ubusanga dufite amazi meza. Nta suku y'ibanze yari ihari nk'uko tubizi muri kiriya gihe. Niyo mpamvu abantu benshi bahitagamo kunywa vino kuko itapfaga kwanduza virusi cyangwa bagiteri zitandukanye. Nta kintu rero twaheraho duhamya ko vino ya kiriya gihe itari inzoga ndetse y'inkazi nk'uko n'ubu ngubu tuzibona. Gusa nanone nta n'ikigaragaza ko iriya divayi ivugwa ifite aho ihuriye na vino dufite uyu munsi. Ngira ngo ibi turabyemeranyaho. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 5 umurongo wa 23, Pawulo intumwa yagiriye inama Timoteyo yo kureka kunywa amazi gusa, ahubwo akanywa na vino nkeya kubwo guhora arwaragurika. Bivuze ngo vino burya yaba n'umuti mu gihe uyikoresheje neza. Ibi byerekana ko nta na rimwe Bibiliya ibuza kunywa vino, kandi ubu rwose benshi bashobora kuba bavuga bati icyubahiro kibi cy'Imana, bityo nshobora kujya ninywera vino nk'inywera byeri nta kibazo. Ndetse uyu muvugabutumwa John Advisor arakabaho, uyu niwe wacu. It's okay. Kunywa nk'uko nakomeje kubibabwira sicyo kibazo. Icyo ntabura kukubwira nuko hari umupaka udashobora kurenga mu gihe uhisemo kuba inshuti ya vino. Icya mbere, vino itanga umudendezo. Nimbabwira vino cyangwa avuga byeri, mwumve inzoga, ibisindisha, ibirimo umusemburo usindisha byose. Icya mbere, vino itanga umudendezo, kandi burya umudendezo nyawo utuma umuntu arengera agakora ibyo atagombaga gukora. Ibi rero ni bimwe byatuma turengera tukarenga ku mibanire yacu n'Imana tubifashijwemo na vino. Ngira ngo ingero murazifite. Adamu na Eva bari bahawe uburenganzira ku biti byose byo muri Edeni. Nababwira ko ibi biti bitagiraga umubare, byari byinshi cyane, ariko kubw'igiti kimwe gusa babujijwe byarangiye nacyo bakigize inyongezo, bashyira isi mu kaga nk'uko tubibona uyu munsi. Mu isezerano rya kera hari imipaka myinshi igaragara cyangwa imbibi zaho tutagombye kurenga, kandi mu isezerano rishya tuhasanga naho izindi mbibi cyangwa indi mipaka itari mikeya. Umupaka wa mbere ndashaka kukwereka ku byerekeye umudendezo wa Gikristo ugaragara mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 8 umurongo wa 9 tukageza no kwa 13. Mu nyemerere mbasomere. Haranditse ngo, ariko mwirinde kugira ngo uwo mudendezo wanyu udahindukira abadakomeye igisitaza na hato, kuko umuntu nakubona wowe ujijutse wicaye urira mu ngoro y'ikigirwamana, mbese ibyo ntibizatera umutima we udakomeye guhangara kurya ibiterekerejwe ibigirwamana, maze udakomeye akaba arimbuwe no kujijuka kwawe, kandi ari we mwene data Kristo yapfiriye. Ku murongo wa 12 yaranditse, nuko ubwo mucumura kuri bene data mugakomeretsa imitima yabo idakomeye, muba mucumuye no kuri Kristo. Umurongo wa 13 ari nawo wa nyuma, nuko rero niba ibyo kurya bigusha mwene data,
sinzarya inyama iteka ryose kugira ngo ntagusha mwene data. Abarya akabenzi. Niba mwene so akubwiye ati izi nyama ntago nzirya, wimuhatira kuzirya, wimwumvisha ko akabenzi nta kibazo. Oya, sinywa inzoga ndetse nta nubwo njya nicara mu kabari. Wagombye guhita ubyumva ndetse ntumuhatirize, kuko uko niko yizera. Menya ko nubwo hariho umudendezo, tugomba kwitonda kugira ngo tutaba igisitaza ku bandi. Nizere ko wowe unkurikiye bishoboka ko wageze ku mwanzuro ugira uti nshobora kunywa vino nkeya gusa sinkwiye gusinda, nshobora kunywa byeri amacupa 2 ariko ntasinze nta kibazo, nshobora kurya ibyo kurya nkahaga ariko simve yarare, nshobora kwirira inyama izi nizi kubera yuko Bibiliya ntago ibimbuza. Reka nkwibutse ko niba uri umukristo uri indorerwamo ya benshi bakuzengurutse. Ese niba wowe ayo macupa 2 wayanywa ntusinde, mugenzi wawe mwajyanye mu kabari cyangwa mugenzi wawe mwasohokanye akanywa icupa rimwe gusa rigahita rimusindisha kubera yuko yakurebeyeho ndetse ukanamwumvisha yuko kunywa inzoga atari icyaha, ese ibikorwa bibi ashobora gukora nyuma y'iri cupa rimwe gusa yanyweye ntago ari wowe byashinjwa? Ese ntago ubona yuko ibibazo byose yagira bikomotse kuri iri cupa rimwe yanyweye ari wowe waba ubimushoyemo cyangwa ari wowe waba ubifitemo uruhare rukomeye? Bibiliya ivuga ko Imana yaduhaye umwuka wo gushyira mu gaciro, ariko undi muntu ashobora kuba adafite uyu mwuka, kandi ni nako bigendekera abatizera. Niba uri mu kabari cyangwa muri restaurant kandi abantu bakaba bazi yuko uri umukristo, bakabona unywa vino, bizagora abo mudahwanyije kwizera, kuko benshi bazi yuko abarokore cyangwa abakristo batanywa inzoga, kabone nubwo utaba wazinyweye ngo usinde, ariko uzateza urujijo mubo wagombye kuba uhindurira kuza kuri Kristo. Reka mbasangize ijambo byanditse mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorinto ibice 6 umurongo wa 12. Mwumve ukuntu nubwo dufite umudendezo wo gukora ibyo dushaka, ariko hari naho tutagomba kurenga, kuko ibyo twemerewe byose siko bitugirira umumaro. Haranditswe ngo byose ndabyemererwa, nyamara ibingirira akamaro si byose. Byose ndabyemererwa ariko sinzategekwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Iyo usomye ku murongo wa 13 ahantu abantu benshi bakunze kwitwaza, haranditse ngo ibyo kurya n'iby'inda, n'inda nayo ni ibyo kurya, nyamara Imana izabitsemba byombi. Ahangaha nakubwira ngo ibyo kurya n'ibyo kunywa byose biri mu biganza byawe ndetse biri imbere yawe, wowe ukihitiramo ibigufitiye umumaro. Ariko ntago mpamya yuko wahitamo ibintu uri bunywe ndetse nyuma y'isaha imwe ukaba urimo kurwana, ukaba urimo kwica abantu, ukaba urimo gufata abana b'abakobwa ku ngufu, ukaba urimo kurwana n'uwo mwashakanye, ukaba urimo gukubita ndetse no mu ntonganya zitandukanye mu rugo rwawe kubera icupa rimwe cyangwa amacupa 2 nayo washoyeho amafaranga yawe. Yesu yaratubatuye, abakiriye Yesu yarababatuye. Urwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 2, ubwo Kristo yatubaturiye kuba abo mudendezo, nuko muhagarare mushikamye mutacyongera kubohwa n'ububara. Hagarara ushikamye kandi wemye. Duhagarare dushikamye twemye. Ese noneho niba tumenye ko ikirahure cya divayi cyangwa icya byeri bishobora kudutera gukora ibidakwiye ndetse tutari twateganyije, bigasoza dukoze icyaha cyangwa bituganisha mu bukubaganyi butandukanye, si byiza ko twareka kunywa ibi binyobwa mu gihe nta ndwara biri kutuvura umubiri wacu, tugahitamo kwinywera ibindi binyobwa bitandukanye bitadutesha ubwenge ngo binabe uburozi mu buzima bwacu, mu gihe dukomeje gucunga ubuzima bwacu bwo mu mwuka no gukomera ku gakiza twahawe. Ni byiza ko twajya kure y'icyatuma dukora ibidahura no kwizera kwacu, kuko uko turushaho kubyegera no kubyiyegereza ni nako Satani yarushaho kudutegeramo. Reka nizere ko noneho ubonye igisubizo cyuzuye niba ugomba kunywa inzoga cyangwa utagomba kuzinywa. Ese ubu butumwa cyangwa iri somo byakugiriye akamaro? Niba ari yego, sangiza abandi iyi video kandi ukore subscribe kuri iyi channel ya Haba Gospel. Mwari kumwe nanjye John Advisor, umujyanama wanyu nk'ibisanzwe. Mujye mwibuka kujya muri comment mutwandikire icyo mwumva cyabafashije, kandi dukomeze gusangira ibitekerezo no gufashanya mu myumvire. Abantu mudusaba kubasengera turabikora mu izina rya Yesu, kandi Imana nibasubiza mujye mwibuka no kwishimira kuko irashoboye. Imana ibahe umugisha, ndabakunda. Nawe ubutaha